ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Abari hirya no hino hano mu gihugu mu Rwanda, abari ku isi hirya no hino muri Amerika, muri Aziya, mu Buraya n'ahandi hose, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nakuzaniye wowe unkurikiye ubwoko bugera kuri 7 bw'inzozi bugaragaza ko uzaba umukire. Niba wararose mu bicuku by'ijoro ukarota bumwe cyangwa se kimwe mu bwoko 7 bw'inzozi ngiye kukuzanira, nta kabuza, uhereye none tangira wizere ko uzaba umukire. Ibi mbikuzaniye nk'umukozi w'Imana kandi ufite amavuta. Ndagira ngo dufatanyirize hamwe kwinjira muri ubu bwoko 7 bw'inzozi umuntu arota, bigahita bimubera ikimenyetso ko azakomera, azaba umukire. Reka tubanze dusomere ijambo ry'Imana rigaragara mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 12. Haravuga ngo Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Umugisha w'Uwiteka. Imana ishimwe. Reka nkubaze ibi bibazo nunyemerera turete dukomezanya. Ese wemera ko Imana yakoresha inzozi ivugana nawe? 2, ese wemera ko ubuhanuzi bwa mbere ari ijambo ry'Imana, ubwa 2 bukaba inzozi, mu gihe Uwiteka yakwisangiye mu nzozi adatumye umuhanuzi? Ngubwo ubuhanuzi 2 butavangiye, ijambo ry'Imana. 2, kuganirizwa n'Imana mu nzozi, nta wa 3 wiyongeyemo. Nko muri iyi minsi nkunda kubona abahanuzi bamwe sibitinda cyane binzaduka, niko nabyita. Bamwe bari kuza utazi uko baje, utazi aho bavomeye, ugasanga umuhanuzi, umuntu ashobora kuvangirwa. Ariko burya umuhanuzi wavangiye we sinamurenganya cyane, ahubwo uvuga ibyo atabonye we nta nubwo aba yavangiye. Niba nundi ashobora kugwanurira avuga ko ugiye gukora ubukwe kuko wenda yabonye wambaye costume, kandi costume wenda uri umugeni ugiye kwitahira, ugiye kuva mu mubiri, ariko kubera kudasobanuza no kudasobanukirwa akaba yavuga ngo abonye ubukwe bwiza bw'umugisha. Ariko nyamara yari gusobanuza umwuka w'Imana, akakubwira ngo ahubwo sengera urugendo, sengera urupfu. Ibyo bikunda kubaho cyane. Uwo aba yavangiwe. Ariko noneho ufite ikibazo kurushaho n'utagize icyo abona, noneho akavuga ngo mbonye ibi bidahari, abo bo sinabacira urubanza, ariko ibihembo byabo birateganyijwe. Hari ukuntu bizagenda. Imana igena ukwayo, ifite uko izaganira nabo. Gusa reka twikomereze hano. Niba wemeye rero ko ubuhanuzi bwa mbere ari ijambo ry'Imana, ubwa 2 bukaba inzozi uganira n'Imana, reka dukomeze. Nguhaye ikaze. You are most welcome on Blessed One TV. Noneho dukomeze turebere hamwe inzozi zigera kuri 7 urota. Warota imwe muri zo, nta kabuza uzaba umukire. Bikubwiye nk'umukozi w'Imana. Haleluya. Inzozi ya mbere urota.
kurota ubara amafaranga. Kurota ubara amafaranga. Dreams of counting money. Dreams of counting money. Kurota ubara amafaranga. Kurota ubara amafaranga, ubundi mwiyerekwa mu nzozi amafaranga asobanura icyizere. Amafaranga mu nzozi agasobanura imbaraga n'ubudahangara. Amafaranga mu nzozi asobanura icyubahiro no kuzura kw'imirimo y'amaboko yawe. Amafaranga mu nzozi asobanura kufanikiwa, kuzurizwa, guhirwa muri byose. Guhirwa, uhiriwe, ufite icyubahiro, ubukire. Amafaranga kurota ufite urukubara amafaranga uyabarisha ibiganza byawe, nicyo kintu cya mbere mu nzozi cyakubwira ko Imana yaguteguyeho ubukire. Bigaragara mu Migani igice cya 10 umurongo waho wa 22, havuga ngo umugisha w'Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongera. Kurota kubona inzozi mu bicuku by'ijoro, niyo haba ku manywa ariko igihe usinziriye ukarota ubara amafaranga, icyo ni igitangaza, ni ikimenyetso simusiga ko uzaba umukire. Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 12 haravuga ngo Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi. Uzagira uti uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho. Bazagukenera. Mu yandi magambo, nuba ngo aha umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Nuba ngo ni amaboko yombi. Iyo urukubara amafaranga mu biganza byawe, ni ikimenyetso simusiga ko uzaba umukire. Imana iguha umugisha. Let's break it through ku nzozi ya 2. Ikindi cya 2, inzozi za 2 urota ugahita ubona ikimenyetso kuzaba umukire, ni ukurota ufasha abantu. Kurota ufasha abantu. Dreams of helping people. Kurota ufasha abantu. Kurota ufasha abantu ubwabyo bisobanura ko uri umunyamugisha. Niba uri umunyamugisha, ubwawe uri umugisha. Igihe uri umugisha, abandi bakugiraho umugisha. Iyo uri umugisha, you bless. When you are blessed, you bless others. Iyo uri umugisha, uba umuhesha w'umugisha. Kurota ufasha abantu ni ikimenyetso kigaragara ntakuka ko uzaba umukire. Kurota ufasha abakene, kugemurira abarwayi kwa muganga, urugero gukomeza abafite agahinda gakabije, kuzamura abantu bakiri hasi mu buryo runaka mu iterambere. Ibyo byose bigaragaza ko uzaba umukire, kuko iyo ubikora uba uri muri favor y'Imana, uba uri mu nyungu z'Imana. Imana ubwayo muragurizanya, iragufasha, yamara kugufasha ukayifashiriza abayo, bityo nawe ukaba uri kuguriza Imana. Wabibona mu Migani 19 umurongo wa 17, mujye munahasoma nta kibazo. Niba urukumva akaudio, waba urukumvira kuri machine, waba urukumvira kuri telefone, ushobora gushira telefone hafi, ufite Bibiliya ukajya urambura ugasoma ijambo ry'Imana rikagucengera, amavuta akazamuka muri wowe ku buryo nta nishishiriza kera imbere yawe. Uzakandagira inzoka na sikorupiyo kubera imbaraga n'amavuta uhabwa n'ijambo ry'Imana.
izi nzozi Uwiteka azimpa bijyanye n'ijambo ry'Imana. Imigani 19 umurongo wa 17 haravuga ngo ubabariye umukene aba agurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Aka kantu ndagasubira, ubabariye umukene aba agurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Imana ishimwe. Iyo ufashe mu bushobozi bwawe Imana yaguhaye ugafatamo bike ukaguriza Uwiteka, ugafasha abantu, icyo gihe uba wongeye kohereza urupapuro requestinga, rusaba rwongera requestinga imbere y'Imana, kuko iyo ukoze icyiza Imana yongera guhira imirimo y'amaboko yawe ikakongereramo. Nta muntu utanga icyiza ngo asarure ikibi, utanga ikibi asarura ikibi, ariko nta muntu n'umwe utanga icyiza ngo asarure ikibi. Icyo bita karuma, ikintu kibi usavinga abandi, usavinga sosiyete, kirakugarukira. Ariko ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Imana ibaho umugisha. Tugende ku ngingo ya gatatu, cyangwa se inzozi. Ubwoko bw'inzozi bwa gatatu, urota bukakwereka ko uri umukire bidasubirwaho, niyo imbaraga zaza zivuye he z'umwijima, ibikomangoma by'isi bikakurwanya bitagushobora. Ingingo ya gatatu ni kurota urimo gusenga. Hallelujah. Kurota urimo gusenga. Dreams of praying. Kwibera mu isi yo gusenga, ukarota uri gusenga. Gusenga ni communication hagati yawe n'Imana. Mu gihe cyo gusenga usaba byinshi, usaba amafaranga, usaba inzu, usaba ubufasha, usaba ubuzima, usengera abandi. Ni gake cyane umuntu yasenga ntashiremo ibyifuzo n'ibyo ari gusengera. Akenshi dutunzwe akenshi no gusaba. Twinginga Imana, tugasenga Imana, tukayishimira, tukanayisaba ubufasha kugira ngo ibane natwe, mu kazi ibane natwe, ku rubyaro ibane natwe, ibyo dukora byose ibane natwe. Gusenga rero, kurota uri gusenga, ni ikimenyetso ko Imana yumvise gusenga kwawe. Iyo urose uri gusenga, Imana iba ikwemeza ko gusenga kwawe kwayinyuze. Iyo urose uri gusenga, ni nka feedback Imana ikohereza mu nzozi. Ni muri wa mwanya yagatumye umuhanuzi, ariko yo ubwayo ikongera ikakwereka filime uri gusenga. Bisobanura ngo gusenga kwawe kwayibereye umubavu uhumura neza. Iyo kwayibereye umubavu uhumura neza rero, ni ikimenyetso simusiga ko igiye kwiga ku madosiye yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni ikimenyetso simusiga ko igiye kwinjira ku madosiye yawe. Iyo Imana iri kongera gufata ya mbumbe, kwa kundi ya mudu wabagamo uri gusenga, ikongera ikakugaruramo iyo filime yo gusenga, ukaganira nayo mu bicuku by'ijoro ukumva uri gusenga, ujye umenya ko amasengesho yawe akora ku mutima w'Imana, anezeza Imana, kandi amasengesho yanejeje Imana kuko aba arimo n'ibyifuzo by'ubutabazi, ibyifuzo by'imibereho myiza. Niba utabishiramo ngo wawe ufite ikibazo, kuko icyo usabye Imana, nimusaba Imana izabibaha. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 na 18 haravuga ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, gusenga nuko gushima Imana, ibyo bintu Imana ibidushakaho. Iyo ibigaruye rero ikakwereka ko gusenga nijoro uri gusenga, ayo makuru akongera akagaruka kuri wowe uri gusenga, uri kumva wibereye mu mwuka uri gusenga, ni ikimenyetso simusiga ko Imana iri kugukundisha uko gusenga, kuko kurimo kurakura, kurimo kuzura kugira umuntu udasanzwe. Kurota urimo gusenga ni ikimenyetso cya gatatu kikugira umukire cyane. Muri Yohana wa mbere 5 umurongo wa 14 naho haravuga ngo kandi
iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ayiwe we, reka gasubiremo. Yohana wa mbere igice cya 5:14. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Iyo dusabye ikintu nk'uko agize ate ashaka, bisobanura ngo iyo agushize muri uwo munyenga ukarota uri gusenga, aba yishimira gusenga kwawe. Ibisubizo by'ubutabazi birakwegera. Ejo hazaza ukaba waba mu bantu batabawe n'iyera. Imana ishimwe. Ingingo ya 4 cyangwa se inzozi number 4, urota ikakwereka ko uzaba umukire uhereye igihe waroteye. Ingingo ya 4 ni ukurota ufata amafi. Kurota ufata amafi ntabwo ari ukuyaroba. Kurota ufata amafi, kuko kuroba hari igihe umuntu yohereza indobani cyangwa se mu buryo wenda yaba ari kurobesha simbizi, ariko ayo mafi ifi agaheba. Aho ngaho washizemo indobani ukarota wazemo indobani ntafi uri kubona, aho ngaho rwose utegereje nk'abandi bose. Ariko kurota ufata amafi wayabonye uyafata mu biganza, utoragura ushyira mu gatebo, ni dreams of catching fish. Kurota ifi wayifashe. Haleluya. Iyo urose ifi wayifashe, ifi ubwayo mu byanditswe muri Bibiliya na Kristo yagiye azitangamo umugisha. Uba ugiye kuzagira umugisha mwinshi cyane mu byo uzakora cyangwa se mu byo ukora. Imana igahira imirimo y'amaboko werekejeho. Imirimo y'amaboko yawe irakunda iyo urose ufashe amafi. Ushobora kuba ari ibintu uri kwapurayinga, ushobora kuba ari ibyangombwa uri gushaka, ushobora kuba ukeneye urubyaro, ushobora kuba muri make position urimo. Iyo urose uri gufata amafi uba ugiye gusingira ibyasezeranyijwe. Izi nzozi nta muntu ujya uzirota ngo abe umukene. Muri Luka 5, haleluya, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9, haravuga ngo ubwo Kristo yasanga abasimoni Petero bari kuroba byabacanza, akababwira ngo nibigire muhengeri ngo bahindure urushundura. Bahura n'igitangaza. Kristo yabakoreye igitangaza. Amafi ni umugisha. Amafi ni igitangaza. Umuntu wabonye amafi kandi haleluya, bamaze kuyabona arababwiye ngo nimuze mu nkoro umurimo. Mu yandi magambo yari amaze kubahaza mu isi y'umwuka, yari amaze kubahindura amazina n'amateka. Luka 5 umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 9 haravuga ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. 7, barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Igitangazo iyo kije baza uratabaza bakagira ngo bataba, ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone, ngo abibonye cyo yikubita imbere ya Yesu ati, va hano ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Yarabonye ibitangaza bidasanzwe. 9, kuko ubwe yari yumiwe, n'abari kumwe nawe bose bari bumiwe. Babonye izo fi bafashe
noneho baragenda barumirwa igitangaza kiraba. Simoni Petero aravuga ngo nkanjye ni gute nirirwaga ndi kudayangwa ndi nacanganyikiwe ndi gushaka meze nk'uri gushaka imizi y'urutare nahebye, none uyu muntu ugeze hano akandemera nkaba mbonye aya mafi. Aranje aravuga ngo ndi umunyabyaha, ni gute ankoreye ibi bitangaza. Reka nkubwire, iyo ubutabazi bw'Imana buje hari igihe wireba ukavuga uti ko se nkanjye ni ngiye ugeze mu butabazi. Iyo ni ingingo ya 4 y'inzozi urota ikakwereka ko uzaba umukire. Kurota ufata amafi ni umugisha mu isi y'umwuka. Imana iguha umugisha. Tugende ku ngingo ya 5 twihuse, ntabwo ndi gutinda kugira ngo Imana ikomeze kwishimira uyu murimo kandi unyuze mu nzira nziza itarimo kuzarira. 5, kurota imvura ikunyagira. Dreams of rain falling on you. Kurota imvura ikunyagira, aka kantu abantu benshi ntabwo bakazi. Iyo ubwiye umuhanuzi bamwe abenshi la majorite cyane nk'iki gihe arakubwira ngo ngo hajemo imvura ngo urapfuye, ngo ibyo nibigerageza ngo uranyagiwe neza ngo urapfuye urabose neza karabaye. Ariko reka nkubwire boya, iyo umuntu ataraguka ngo Imana imwagure agire byinshi abona kandi biri mu bucukumbuzi bwimbitse ahabwa n'imbaraga z'Imana, atanga ibintu bidashitse. Ariko hano nakuzana ibishitse mu izina rya Yesu. 5, kurota imvura ikunyagira ariko nta nkuba zirimo, imirabyo nta birimo, ndetse muri icyo gihe cyo kukunyagira ukaba utari guhunga ngo ugende wugame, uhunga imvura. Iyo uri guhunga imvura uri mu bunyereri, inkuba n'imirabyo, imitaka wari uyifite uyitwikirika kuvunikiraho, ibyo ni ibigeragezo birumvikana. Ariko ku imvura nicyo bintu Imana yakundaga gukoresha ku Bayisiraheli, igakoresha ku bantu bagize amapfa yagusha imvura, inzara igakira mu gihugu. Haleluya. Rero iyo umuntu yifashe akavuga ngo kwa ko warose uri kunyagirwa ngo urapfuye kakubayeho, atasobanuje neza position uburyo izo nzozi wazirosemo, hari igihe abahemukiye abantu. Imvura ubwayo mu isi y'umwuka Imana irayikunda, kuko imvura izana ubuzima ku bantu. Imvura niyo yongera kumeza ibimera, imvura niyo yongera gutuma amatungo yongera kubona ibyo arya. Bisobanura imvura ni ubuzima ku bantu, ku biremwa by'Imana. Ni gute Imana yakwanga imvura ku buryo yikuzana mwiyerekwa ugasanga ibintu byose ni ibibazo? Jamais. Imvura irinda amapfa. Nuba ngo aho imvura itari, impfu n'amapfa biraboneka. Ariko iyo yabonetse ubuzima buragaruka. None se ni gute ufata imvura yose ukayifatira muri context mbi, ukumva ko imvura umuntu aho ibonetse hose igomba kuboneka ari mbi mwiyerekwa, kandi Imana yifashisha mu gutabara abantu. Iyo ubwatsi bwarabye bwabona imvura bugarura umwimerere wabwo. Imvura ni ikimenyetso cyo gufunguka kw'ijuru. Ijuru riba rikingutse, imigisha ibigiye kwisukiranya kuri wowe. Umugisha ubugiye kuza ari mwinshi ku buzima bwawe, ubugiye kugira igihe cyo kwakira ibintu bifatika. Kurota imvura ikunyagira, nta nkuba zirimo, nta mirabyo birimo, utari no kwirukanka ngo ugende wugamye, mbese ugasanga uri kurota usa nkaho uri kunyagirwa, usa nkaho uri kwinjoyinga. Imvura iroza, imvura ikora isuku, imvura ikuraho umwanda,
imvura iba iri kuza kugira ngo wowe ubwawe igutunganye kugira umugabo ufatika cyangwa se umugore muzima w'indangagaciro, nimara kugira umugore muzima ikuzanira umugisha muri wowe, umugisha uba ukumanukiyeho. ni ikimenyetso, ni inzozi zigaragaza umukiro, zigaragaza ko uzaba umukire. Dusomye mu Balewi tubone agaciro k'imvura mu isi y'umwuka, uburyo Imana abo ikunze ibavubira imvura. Abalewi 26 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Umuntu ukamubwira ngo narose imvura, ntakubajije uburyo wayirosemo, ntakubajije se wari uri muri ihe posiyo, wari wishimye cyangwa se byari bimeze gute, wari wirukankaga, agahita gukubita inkuru y'incamugongo, ukagenda wavuye mu mwuka, akagukura mu mwuka, amavuta yawe akayamena, ngo urapfuye nudasenga. Ibyo ni ibigeragezo, nyamara tube maso. Ingingo ya 6 tugiye gusoza muhumura. Kurota unesha umugabo w'umunyembaraga, kurota unesha umugabo w'umunyembaraga. Dreams of defeating a strong man. Kurota inzozi unesha umugabo w'umunyembaraga. Ingingo ya 6 ikwereka ko uzaba umukire. Uyu mugabo w'umunyembaraga, reka dufate urugero twihuse. Dawidi yatangiye gusobanuka neza ko ari umuntu wo kwitondera, ari uko amaze guhangamura Goliyati. Dawidi mbere gatoya ntabwo batangiye kubona ubugabo bwe neza, ariko amaze guhangamura Goliyati nibwo batangiye gusobanukirwa ko ari umuntu wo kwitondera. Mu yandi magambo, inyenyeri ya Dawidi yumvikanye cyane ari uko akuye Goliyati mu nzira. Mu mibereho ya buri munsi hari Goliyati ugomba kuva mu nzira zawe uguhagaze ku bitugu. Hari Goliyati uhagarika ibyawe, ibyo bita ibikomangoma by'isi biteza umuruho, inyatsi, abarozi n'imitongero za karande zikomoka mu miryango, gukora bikanga, ndetse n'ibintu ucamo byose wihambira ugerageza, ariko ugasanga nta hantu na hamwe bikugeza. Ibyo Imana ikweretse izo nzozi uri guhangamura cyangwa se uri gutsinda umugabo w'umunyembaraga, Imana ibikweretse ko ibyagutangiraga byose ibivanye mu nzira, ibinyembaraga ibitsinze imbere yawe, ibiribatiye imbere y'ibirenge byawe, ugiye kwinjira mu mugisha. Aho ngaho nta kabuza uzaba umukire. Reka turebe iri jambo rigaragara muri Zaburi 91 ibivugaho neza. Imana ikonfirima ko kurota uhangamura ibihangage bikwereka ko uzaba umukire. Zaburi ya 91:5 umurongo wa 5. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Igiteye ubwoba cyane ijoro, izo nzozi urazihangamura ukazitsinda. Ibi nabyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uri mu bantu bazakomera, bazaba abakire. Ndi gukoresha ijambo umukire nkaritsindagira ngo uryumve uryiteho kandi urishingure mu mutima wawe ko aya magambo ari ayo kwizera. Luka igice cya 10 umurongo wa 19 haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose,
kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Reka gasubiremo. Luka igice cya 10:19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubwo butware rero uhabwa iyo ikuzaniye ikigabo nk'icyo ukagihangamura ukagishyira ku butaka. Haleluya! Biba bigaragaza kuzakomera. Ihanganira ahantu uhagaze, nzi neza ntashidikanya ko aya makuru nuyakira ugasigara umeze nk'uko watangiye, haraba harimo ikibazo. Ufata ibihe usenge. Imana ishimwe. Inzozi za nyuma 7. Inzozi urota zigakonfirima cyangwa se zikemeza ko uzaba umukire umunsi iyi ngingo ya 7 nayo wayirose, uzamenye ko ubukire buri mu biganza byawe. Kurota usoroma imbuto, iyo ni 7. Kurota usoroma imbuto, dreams of gathering fruits. Kurota usoroma imbuto. Ubundi imbuto ni iki? Imbuto ni ikimenyetso cy'umugisha. Umugisha. Imbuto ni ikimenyetso cy'icyizere, icyizere. Imbuto ni ikimenyetso cy'iterambere. Kwera imbuto mu bandi niyo mpamvu kwera imbuto. Kwera imbuto. Mbese ubuzima bwawe kuba bwatakwa n'ubwiza bw'imbuto. Kwera imbuto mu bandi ni ikimenyetso cy'uko umaze kugira imbaraga. Imbuto iyo uzifite uzigabura mu bandi uzihereza abantu, aho ngaho uba uri gutanga icyiza, uba uri kwerera abandi imbuto. Ndagira ngo dusome muri Zaburi twihuse. 128:3-4. Haravuga ngo umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. 4. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Haleluya! Umugore wawe, reka dusubire mu Zaburi 128:3-4. Nawe nubona kanyu uzayisubire miraryoshye. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Bagose ameza yande yawe. 4. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Bagose ameza yawe. Abana bagose ameza yawe. Izo mbuto umugore wawe azaba nk'umuzabibu. Umuzabibu ni igiti cyera imbuto. Mwari Imana ikunda imbuto, kubona iyerekwa mu mbuto. Ufite imbuto, uri gusoroma imbuto, ni ikimenyetso simusiga ko uzaba umukire. Hano Imana yabitwemeje ngo bagose abana, ngo abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Bagose ameza bayagota kenshi, harimo icyo kurya, cyo gufungura. Ntacyo uzakena mu izina rya Yesu. Haleluya dopere. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye data mwiza, ngushimiye ko uduhaye amahirwe yo kongera gusobanukirwa, tukabasha gukomera muri urugendo natwe dusobanukiwe. Kuko ngo niyo umuntu yaba umuswa gute inzira ntabwo azigera ayiyoba. Kandi uri Imana ishigikira abanyantege nke, warangiza ukabakomeza. None rero turakwinginze, ndakwinginze ngo uhe umugisha uwumvishe agatanga umwanya kuri iri jambo, kuri izi nyigisho. Umuha umugisha utagabanyije kandi umugire neza. Uha umugisha uzakanda subscribe ashigikira umurimo wawe.
uha umugisha umuntu wese unyuzwe n'aya makuru hawe. Urakoze kubikoze kandi urakoze kudushigikiye, ni mu izina rya Yesu, amen. God bless you all. Murakoze cyane. Iyi ni Blessed One TV. Nukuri mukomeze mude support yanyu ya subscribe, comment. Hari igihe naba navuze izi ngingo ukabonamo ingingo zawe, uzashyireho comment twumve ko ibintu byacu biri kubara, biri gukora. Haleluya. Yego, hari n'igihe ushobora kubyumva ukumva biri interese, noneho ukumva hari izindi nzozi ufitiye amatsiko, uzandika hasi muri comment, njya nkora follow up, nzabisoma nongere ngaruke mbisigura mbisobanura neza. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom. God bless you all.